Ese amakuru yanyu nk'ibisanzwe ni bene Imana Emmanuel. Kuri uyu munsi rero nje kubabwira cyangwa tuganire kuri iki kintu. Mubona abahanzi b'iki gihe ntibari kutwicira abana koko. Reba indirimbo baba bari guhimba. Gitafu nk'ira ndirimbo yego yaguha amafaranga ariko se barawigisha abana ibihe bintu. Twagabanyije leta nigira iki ikora kuri izi ndirimbo abantu bajye babahana kuko indirimbo zirimo ubutumwa bumeze kuriya. Usanga abana aribyo bari kuririmba nta ndirimbo nzima yigisha igisohoka. Mushaka kujye kibabahanzi mu himbi indirimbo zisohoka nziza kandi zifite ubutumwa. Munarimba ngaragito usanga indirimbo ifite ubutumwa, we butumwa se. Ariko ikera wumvaga indirimbo kumva rwose zimeze neza. Hari akarembo njya nkunda kajya kavuga ngo niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga ahubwo nibanga bakugiriraga bizeye ko uzihana baba baguhaye jari wiyongereraho utamwana ngenda yigutegeka mu rugo iwawe nta uruguteyemo kandi ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe none indirimbo muri guhimba zitigisha abantu. Ejo nigeze kumva umwana ari kurimba ngo imyenda yanjye nyitwara mu igikapu ngo nk'imishandiko nka 300. Indirimbo ndibaza nese iri kumfasha iki? Ni iki nakwihuguraho? Ni ubuhe bumenyi ko turi no mu isi iterambere? Ni iki nakora ngo nzamure iterambere mvanye muri iyi ndirimbo? Ahubwo cyangwa ni gute nabana n'umuryango wanjye neza? Ni gute nagira urukundo ruzima? Abantu nka The Ben kera barimbaga indirimbo nziza kumva zirafashije ariko ntago mubona ko zikumbu. Ubuse Gitafu ira ndirimbo zacurangwa iminsi ingahe kuri radio ariko wumva indirimbo z'impara, wumva izaba makanyaga budura ziracyacurangwa kandi zaririmbwe kera hashize imyaka myinshi. Ariko babandi barimba ibirimbo bidafashije muraza mukaturirimbira indirimbo ikabona ama views menshi kuko harimo bashaka kumenya ubwo busa bwa nyuma mwaririmbye barangiza bakahita babireka bakagenda akajya kuzindi. Mujyageze mu indirimbo zifite ireme ryiza. Yego ntago mfite impano yo guhimba ariko namwe mugerageze muhimbe neza indirimbo zifite ubutumwa nyine atari iriya ndirimbo Gitafu aho rwose wigaye.